automatisme mu bakinnyi kenshi birimo kuko sekipi barahindutse cyane ariko turavuga tuti ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ni gute ushobora kwirengagiza igice kizamu ati bitandukaniye abantu bakunze kuvuga ati Pierre ko yatse umwanya Pavere nzira atakaba ari ufata kandi akabyitwaramo neza ariko ubivuze neza yatse umwanya Pavere ari kumwicaye mu bitugu afite umuntu umuhumekera mu bitugu abizi ko yigeze kugaragaza ko ari umuzamu wa mbere anabizi ko kumwicaza si performance mbi ni uwo mubare w'abanyamahanga bashaka kugabanya kuko barwanaga na shampiyona Pierre yafata ariko hari ibirenze shampiyona urwana nabyo hari iyi shampiyona tubona izaza mu yindi sura uyu munsi twabonye ko umusimbura we wa mbere bavanye muri AS Kigali yari n'umusimbura wa gatatu Adolphe hari igihe baba bagayeri bari baraciye inkoni cyari igiti niyahingukaga aho ngaho urabona ruhamya nyiko ni umwana twabonye ko nawe ntacyo bimutwaye kuba umuzamu wa gatatu ariko amakosa Pierre yajyaga akora no muri ya sezo ukabona ntabwo ari amakosa ahita badanje cyane bitewe na performance za ekipe ariko iki ni ikikwereka ko hari ibyo wirengagije mu gice kizamu kuko amakosa kenshi tubona amakosa akorwa ajya gusa yego kutaba concentré nyine kutaba tayari ngo umenye ngo mpagaze kuko umuzamu burya mu gice cya defense akubwira ko kenshi ari nawe ubora umuyobozi ni ubakoresha ariko itubona nyine ko icyo kintu kimisinga ukavuga ati iki kintu APR yirengagije biri kugaragara tugiye kwinjira muri shampiyona na ya mikino nyafrika bizagenda bite noneho tujye ku kindi ese ibitego APR itsindwa ubundi bwo ntibyakwirindwa icyo nacyo nicyo kwita wibaza kuko Axel nge ndareba neza ugarutse ku gitego cya Togwi ibitego bya polisi bya mbere nakunze ikintu cyitwa pressing ubushize twakigarutse ahangaha tuvuga ko umutoza polisi Ben Musa kenshi kubera gukoresha abataka yaba ukwi cyangwa se uyu mwene data ani Elijah noneho ku mugoroba yagerageje na Didier kuri pointe byanabyaye umusaruro ariko ubona ko ari kuremamo Raga cyitwa kuba ari utubanziriza mu gupressing kubera iki Raga afite ubwenge aranihuta azi no kugumana baro rakoze kuko muri pressing ushaka gupressing ukaka umupira ariko utahita ufite aho utanga ukenera umukinnyi uri pose uzi kugumana baro uzi kudribura watindana umupira mu gihe dutegereje abandi bamuri iruhande urumva ko icyo kintu no kuri Togwimere wabonye ko na pressing umutoza yayimukoresha ariko se niba tubona igice cyose kiba mediane wenda ari ibisubizo defense ari ibisubizo attaque twabonye ko niba Togo atangiye gutsinda ahatari watara kuko APR niba yatsinze igitego kimwe igatsinda n'icya kabiri ivuga ngo mu buryo bwo gutsinda birashoboka yavuye inyuma iyobora umukino mu buryo bwo gutsinda birashoboka ese mu buryo bwo kurinda ibyo wagezeho byo bimeze bite ntekereza ko ari no mpamvu ubu makuru hari kuvuga ko hari ibiganiro biri hagati y'ikipe ya APR na Mukura kugira ngo barebe ko Sebwato yava mu ikipe ya Mukura Victory Sport akaza mu ikipe ya APR Football Club arakoze mu bicu kutuganirira ku kintu cyitwa umuzamu kuko sinshaka ko tuhagaruka ariko none reka mbaze Axel kuko mwe mwanakoraga mwakoze uyu mukino umutoza Taleb guhitamo gushyira hanze Sekiganda agakoresha Dauda no guhera muri match zashize za gicuti no kuri Power Dynamo Sieruka twonye ko afite amadeshe aragumana ballon kandi ahanakina hari riskan agahitamo gukinisha Dauda na pasi gukina nta nimero 10 afite nyamara ariko baramuguriye Memer Dao na ba wari uhasanzwe kuri APR FC byo ntibiri mu bintu byabamenashije cyane ko police bahuye yari ekipe ikomeye cyane hagati mu kibuga yishe APR Football Club yari ekipe ikomeye hagati mu kibuga ugiye kureba umukinnyi nka Musanga ukareba umukinnyi nka Forodwari nawe wagombaga kuza mu by'ukuri ashaka kwereka ekipe ya APR ko ishobora kuba yarafashe umwanzuro utariho kuko urumva ikintu cyagombaga kumutiva Forodo yarahanganye na APR yavuyemo ariko anahanganye n'umukinnyi witwa Pasi babisikanye ava muri polisi ajya muri APR ava muri APR ajya muri polisi urumva ko kantu yarari kugatekereza icyo yarugarutseho rero uburyo Mudarsi mu cyarabu ni mwarimu urabizi ko Taleb ari umwarimu urumva Mudarsi Taleb ambwira ati je suis professeur Rahim Taleb urumva ko Taleb ikigaragara mu byo ari gupanga muri shampiyona no muri Champions League witwa Sekiganda ntarimo
kuko iyo aza kuba arimo yari kuba amukoresha muri iyi mikino, kuko izi ni match test, ni match zo gupima abakinnyi no gupima sisitemu uzakoresha. Gufata umukinnyi wari ubigarutseho neza, gufata umukinnyi nka Dauda Yusufu Kiyungo mu kabaje nk'uko abaswahili bamwita, akamukoresha ari umwe ku buryo bw'imikinire bwa Dauda, ni wa mukinnyi abasesenguzi bamwita ngo ni umubora. Kandi agakunda cyane, harimo ibikabyo byinshi. Urumva bakunda baro nyine, nta muntu udashaka kwikuraho umupira, agakarese agahindukirane. Ibyo rero ntago umukinnyi ukina nka rido defensive imbere nk'umukaseri, rimwe na rimwe hari igihe bitavamo neza. Ubundi ni one touch. Ase hita ugaruka ku gitego cya kabiri. Yego, urita wakomereza n'akantu kamwe. Dore ikintu gihari, iki kintu cyararabaye no kuri match ubushize batsinzwe ya batsindiwe kuri penalty ya AS Kigali. Umunsi wa mbere nyine arabikunda. Dauda ni umuntu none ahantu bitangarije Rusi, ubushize yararimo abigarukaho na Iberi avuga ati kubona upeirinze Dauda ndetse na pasi, noneho ugakora ikosa ryo kuvuga ngo Dauda nakine gatandatu wenyine, pasi ari ku munani, kuko pasi ari imbere ye, noneho ruboneka ari free roll asa nk'uri imbere yabo. Kuri icyo gitego cya kabiri akse bawo umupapuye, noneho pasi bisaba ko amuva imbere akahita amujya inyuma ngo aze kumukorera couverture, niho bihutanye umupira witwa Didier akubita exterieur, araryama ukura mu defenseri ahita aterekamo ngoro Kante fupi. Deja pasi niyatinye Dauda, nakunze iyo reaction, pasi niyatinye Dauda yahise amwereka tudukoze ibi cyane. Ibi bintu rero simbizi ukuntu bizagenda kuri gatandatu ya APR, niba ari Dauda uzakomeza kuhakinishwa, niba Sekiganda azagera akaza, ariko wakwibaza ngo azaza ryari, niba atari kuza mu mikino gico azaza kuri za piramide cyangwa muri shampiyona muri imiriro, ntawe ubizi. Ariko nibikomeza gutya iyi mikinire akinisha Dauda gutya, rwose ikipe ya APR yo ntago bizoroha, izatsi nta gahunda yayo, nta gahunda. ubwo se bazaba biyunze gute? Dore ikintu cyari gikomeye, aba ni batubwiye ngo biyunze. Yego, banditse iretre, umuntu wiyunze n'undi ntibemeranya yuko tugiye kwandika iki, niba turi kumwe abandi bagakonfirima. Rwose n'aba basaza baragerageza, aba Saidi na ba Freddy, ariko ukuri gwari n'ubwiyunge nubwo ku munwa bwo mu bikorwa ntabwo. Yego, ijyari rero n'aba bene data ntibiteguye, nta makuru rwose, nta bushake bwa politiki rwose ku makuru naho abantu nakuru ye nyayo nta bihari, ntibari tayari rwose. Ariko se icyo twibaza ro niba ibyo bintu ari byo koko, kuki Tadeyo atari gushaka iyi nama? Kuko impamvu yahunze mbere zararangiye, kandi noneho niba inama avugaga yarateranye, ubuyobozi bwa Muvunyi bakanamubwira bati twege turi kumwe nawe, tuniteguye kugera gute gushyiramo amafaranga kugira ngo tuzane babakinnyi abafana bashaka cyane. Wa mugani kuki iyi nteko rusange Tadeyo ashobora kuba afite amakuru y'ubutasi bukomeye, bagiye kumweguza akavuga ati inama ishobora kuba, kandi urabizi ko hari n'ikindi gihe hari hafi za Remera byari bigiye kuba cyane, kuko abasaza muri bodi barakomeye pe. Ikintu gyari abantu barakomeye mu byiciro byose, abantu babikangana cyane, kuko reka ubwize ukuri, Tadeyo aravuga ati abantu ari kumwe na Muvunyi afite uko baba mu drivinga, kandi n'abari kumwe na Tadeyo nabo niba mwemerera yuko uwo Muvunyi bakabaye bari kumwe, ko aramwereka ko ari abantu bahereye kera bashaka kumubirindura, ku buryo izi nama iyo zije nawe asa nk'aho bigiye kure ngo ajye kwitegera ikirere hirya arebe ni igiki kiri mu kirere. Aba bantu babikoze bagamije iki? Ahari nawo nkomeza kubona ikibazo, kuko aba bantu ntibikorwa ku bwumvikane, bigaragara ko bagikora buri wese mu nyungu ze, kandi nicyo kintu abareyo batifuza, ni nacyo kintu buri wese atakwifuza. Bifuza ko abantu babikorera hamwe, ariko baracyajongerana. Noneho bamwe mu bataramu begere Tadeyo, iyi leta bayibona nk'irimo triki z'utuntu two kubagusha mu mitego, kuruta uko bakabaye babihuriramo bakaba bajya kure bagashaka kubirebera mu ndorerwamo ya nyayo. Kimwe mu bintu ariko maze kubona kuri Rayon Sport, Rayon Sport ntabwo ifite ikibazo cy'amafaranga gusa, ikibazo gikomeye Rayon Sport ifite ni ikibazo cy'imiyoborere, kuko niba bodi tuvuga ko ari urwego rukuru rwa Rayon Sport, rukaba rudafite ubushobozi bwo kugira ikintu ruporopoza ngo cyemerwe, bikaba bisaba ko urwego tuvuga ngo ni rutoya kuri yo
rwiyempoza rukavuga ati ntabwo ibintu tubyemera Yego. mu bijyanye n'amategeko n'amabwiriza n'ibiki byose na stati bikaba hatari ahantu haharumu ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sport ikibazo kiri mu miyoborere si n'ubukene gusa cyane. rega akantu kamwe navuga Axel ahita tujyana hariya navuga ko akantu gahari kavuga ko imiyoborere karakomeye Yego. kuko hari urwego bavuga ntiruremerwa cyangwa se nirwemerwa muri stati ya Rayon Sport ari nabwo bashatse uburyo baruhindurira inyito ari nacyo gikomeza kubagonga abamuvunyi ariko urebye ubundi muri rusange ni nacyo kintu gikomeza kuza tuzakomeza kubireba ariko ubwumvikane byo bigaragara ko butaraza njyewe munshyizemo akantu ko kwikanga nimba tariki ya 7 ukwezi kwa 9 y'inteko rusange ishobora ntabwo barakomfirima rwose nicyo kintu twese dutegereje